kirareko cyane ubona kiko ariza mu amafunga nyite abuse munezero amwana abonye ari mu hapo kana promye nawe karangora kangani kana What is it? sha rero Neyira ibintu natinze ndimo amafaranga yawe sinyabona kugira umuntu ashaka ko tugorana amavuta yari yashize mabuja None se genda ndabasaba kuvugana nko mu gikari. gira vuba nyine he bitashiriye Genda nimureba ndaje. sawa nari Nasarista mu aho bucecetse Gandro de hano tumwe mu bitima Ubundi yaranyise arangere y'inama yaraje urumva yimujama arona ma aramagata byadanje bibaza yimujama nukubirye ko magata gute naje yanyica namubeshye ngo ndayamuha uyu mungu Ese babonye. nyamana se ubwo mutandika mu ishima aho gusa nabafite mu gurizemo ubu atungutse hano yanyica ni ukuri kw'Imana pe none se mu uko nigiri nira muganira n'inshuti wambwiye ngira ibintu by'imeze kama n'amakuru kanze nawe zibyomba vuba munsi ngaburire mabuja ndi kubona n'amasaha akuze tugeze saa 5 n'igice ahari sha rero Neyira ibintu natinze ndimo mama we yabyukirijeho induru ngo Neyira yagiye he ibiki n'ibiki nyine nawe urabyumva iyo wagiye aba yahangayitse wagira abaguhangakiye wagira uruhinja ibyo byose nyine kabisa ariko kanze ngire vuba se wowe ntushonje mwa hari ahantu uvuye ariko wa mukobwa we kanze nkubwire nubwo ndi umukozi ariko mba ngomba no kuguhugura wowe ndi kubona mu iyi minsi uri guhindira mu gacu kabisa wabona ejo bundi bayigutwitse da ugasanga uri kurusha mama wawe inyi inda ayanda sabifata nabi Neyira sabifata nabi pe uricaye uratuje ariko wibagiwe sako ariko nakubwiye ko sibyo wenda ayo nabonye reka nyabuze oya reka nizere ko wibagiwe amafaranga urayafite ariko ugiye kuyaha nta mafaranga afite iyo ubona duse kugira ngo ntabwo tuzi kuraka nose kububize ejo bundi waraje umubwira nawe ugira nese wakanya nakwana nyabonye ko nakubwiye ngo naze ejo kuki nataje no kugira ngo n'uwo munsi ushakemo amafaranga kuki nzi uyu munsi nuko nzi ko ari bwoya ubwo kutari kugira vuba vuba kugira ngo tudushwane nta mafaranga afite randorodi niko niyo kubona bikubwira n'ubwo ubundi njye narinze guhinza yanjye abapanga y'inzererezi sinzi impamvu we naguhaye inzererezi ko Iziko naje ngakubwira ngo ndakoze amezi 6 nagwa amafaranga y'amezi 3 uwa mezi 2 niyo umaze kwibaza cyangana ko nimba nta mezi yashize amezi biragashira uzi neza ko ari kunyishyura mu kwa 4 ku itariki 26 ubwo ubugira ngo umuntu abigenza ate kwera na mutamu umuntu Alisa siwaje ejo bundi amafaranga yawe sinyabona kugira umuntu ashaka ko tugorana Wamubabariye kandi uyu munsi wowe. Uzi iminsi maze mubabarira? Amezi abaye abiri. N'utwapira verame twarashaka mubwire sibyo amafaranga navuye ko nzabona tu ariko umuntu nayacu ntayampaye ariko sona urunasiga nkubaze ubusura na buri
wowe utabizi niwiri uriye se siwo wakwibuta none se onje abana banje baburare guko baburare bataburara se habaye iki abifata nabi kabisa bandi kuguhugura nyine kuko ejo wabyutse uragenda none na mukanya sinzi aho wari ukatiye umuntu yagiye wumva ko abagiye nyine kabisa wisubireho pe wisubireho ibintu ndi kubonana ariko sha nanjye umva iminsi maje kuba myinshi najya gusura iriya iwacu nukugira nkasimbukirayo nkareba nkazagaruka inaha mvuyeyo tukajyana ubwo se ayo mahirwe nayabonara ntawe ndi bumva nanjye wowe se umeze ute wowe umeze ute negira kambe ngiye kureba nimba inkono yagize ndiro ndaje kutwishyura ejo yaraje urumva umva karanuka amugira iki shawa mbese kado ntabwo abonye makeya niyo mpa gutwara reka n'ubundi amafaranga ibintu n'ibishakwa make yo ndayafite umutwe ubonye aritwo mba njyanye biragize ese uyu mukobwa abaganga uyu ni mushiki wanjye najyaga mubona gutya ariko sinakamwitegereje ntumbaze ndabona umeze neza ariko mama make yambenya afite ariko ugira n'intwari ibihumbi 10 we najya kwishyura 5 nayo nagara yanjye ariko wese amafaranga mbese wagufasha aho ngayo hajya ugufasha aho ngayo mbese wari usabye make ntacyo kapfe kudutora wayafashe kuyakora soka reka gupfa ariko uzi impamvu mubabariye buriya nuko natujya nkunda guhangana ubundi ratasiramu ko njya abapanga ari banjye ukuntu tubana wari iki birakunda nyine banguke ni karibu love you mvuye kureba ibiryo nimba byahiye rero wari uri ko vuba nyine mbonye umushyitsi kagire vuba mani nimba ubonye umushitsi ndaza no kumureba umuntu uri kugukuba kuva mu ibindi hari ikintu gihe ariko mbonye umushyitsi amafaranga arahari abitunganye neza ubwo nyine nibyo uri buze kumwakira mu nzu hameze neza uma bibiri bitora bitanu bitora nta mugururumba oya ari kuvuga gutya reka tukubwire utazi ejo kundi yari ameze oya bitanu kumva ariko arisa nyine reka ujya ubibona buryo ki ubwira gukimwa nato we nyibwiriye we nshaka kumva ubundi niwe mbwira nta kibazo umwe n'uriye bitanu ubugaro yayo bitanu umwere ntacyo akirunze amafaranga ariko ubususi birangiye si twakwishyura byarangiye oya nyine uyu nguyu hari amafaranga nkimubaza sibyo uyu nguyu hari amafaranga uzayabaze njyewe uzareka kuyabaza oya wowe naguhaye wahaye mama cyasigaye angahe si bitanu bisigaye ibyo ndabiguhaye ndabiguha gusa ejo ndabishaka mbigure amafaranga y'ikindi oya nishaka uzayabona ejo bundi rata wowe mbamubwire sibyo aze kuguha nimero yanjye umpamagarira amafaranga nshaka kukwishyuraho hari n'utuntu ushaka kukubwira kandi ngenda ntabwo ujya ninzamo ariko hari wowe
hari ibintu turaganira njye nawe y'ibiki kandi ko nakwishyuye tuza gutuje gatoya mu biganiriye hari aze kuguha nimero yanjye uze kumpamagara nta ntacyo kibazo. Alice wowe turaza kuvugana uze kunyishyura tw'ukwezi gutaha nyine urabona ko mu minsi mfite ubushomeri ugomba ko mu kwezi gutaha Uzagaruke. sawa Ako kana kuromya nawe karangora kangani kana kana udukweto nje gusura edizo mama we nabwo ahashashanye ngiye kwa edizo kumusura maze igihe nagerayo narafite mushiki we kana yari mukumbiye kubi tumuzi se ugiye gusura rero mushiki we yabatuye mushiki we mushiki wanjye twarigaye muri segonderi ubu rero twabaye inshuti mu buzima busanzwe nyine kandebe agasabune nzani uzuza inkweto mama se wagize ngo na mushiki we ntabwo namutereta rwose cyane ni mushiki wanjye rega aho twariganye ariko we ntabwo yagize wamuhisemo neza uriya mwana nabonye ari mwiza nanjye ntabwo mbyanze ariko se ko yananiye ukumubona nkirukanka nanjye rero sinzi ikibazo ufite mama cyangwa barakuroze ibintu yarashoboka ariko nese no mubwiza ukuri sibyo pfa kumubona gusa nkahita mpinda umushyitsi nkatitira sinzi ikibazo ngira ahubwo njyewe uzamubwire ko umukunda ntabihere mama cyagutereta byarananiye ewe mama nanjye rwose ubu ngubu byarancanze sinzi naho nzanabihera ahubwo oya uzamubwire ntacyo azagutwara cyangwa uzangire nk'utuntu nyine ntazamubwira uzajya kumuvugira oya wapi nyine wowe uzambwire sibyo utuntu nyine namubwira zabyanga nyine agatabyemera vuba vuba byihuse utabanje nyine gutindigana ese nkamanza nakwigisha ukuntu uzabinyigisha uzamubwire ko umukunda gusa birahagije nabihingutsa he yewe no kumubona gusa mba nayagaye meze nk'intuza uzamubwire uti ndagukunda wumva ijambo azagusubiza nyine niwe uzahita umenya ko nawe agukunda hari igihe nawe yaragukunda biba bigoye rero jambo nayo sinzi kabisa ndetse iyo ugezeyo ntabwo akuganiriza vuga rero jambo ngo ndagukunda we ni ikibazo nyine iyo ugezeyo uramuganiriza agahunga cyangwa turaganiriza ko ngiye bameze nk'ikiruma cyawe hari igihe yaba agukunda utabizi uzabimubwire wowe iyo yankunda se ngiye napfa no kubibona ngiye kuba ndimo kwirebera hasi aho ujya umureba turahura nkahita ndeba hasi tukaganira paka ntabwo uhuza amaso nawe nyine ntacyo bitwaye umumenyeye byazatuma mukora n'ibitari byiza ariko kirarekura pe kirarekura shandi ubona kirarekura pe abantu ujya kuyi naho nanjye nyine gusura sheke Nase mani magashya shiri wayigize uramuzi akora mubaririza murebera kumubwira kwimubwira ubundi ntabwo aza sibyo yarahari arangiza bati ngo ndigendeye yaragiye nyine mureke nyine ariko mani ibi byagize tubireke mani byagize tubireke wagize no se nawe twadukeneye agakumukaza ahubwo ari so amakuru ushaka kumva amakuru ushaka kumva ya dani ameze ute ndaza kuyakubwira igihorere ndabizi kandi mari ishara no se nyine Alice mani babari ngirire ubwire shiri wayigize se ni Neira uyu mukobwa yarasazera mbega utashaka mbana yanjye shabizo mani ibyo kanagura inusa nyine reka twiganirire nyine mani ngira vuba negera ako kazi n'akari keza ubwo umukobwa ameze ute bro ndi kubona ubundi kamubwira urumva nze gutereta icyo cyambere ndeba yose najya ndamutinya buri gihe ntacyo bitwaye nyine mama nawe ukucuka kabisa
iyo umuntu akunze umuntu amanza yamutinya umutinya se ariko oya njyewe nuko ndengera arengera nyine sibyo pfa kumubura gusa nyine ukabona ko nagize ubwoba ngabo iyo nkwigwa nkumva nahita naha singiye sibura nuvuga ko namukunze ra baramukunze bigaragara basinze kabisa uretse niba baramuka bamujyanye uzarwara umutima bababara niho uzabibona ko wamukunda ntabwo mukunda atamufata na mushiki wanjye nyine tu nyine wowe niko ubyumva ariko abandi nibamujyana nyine uzavuga iyo mumenya nkari kumubwira ndishimira ibisubizo azambwira yego nyine ashobora kuba nkunda mbibona ariko njyewe bashaka urumva wapi kabisa harimo no kumutiza no kuba mufata nka mushiki wanjye ntabwo namubwira ko mukunda abonye ari umwana w'imico myiza akadufasha imirimo mbese ko bazamugarura ahangaha tukajya turiganira hano uzamubwire nyine by'urukundo muzane neza bamuzana akaza kuba umukozi mwe nyine akajya no kudusura buri gihe tukazamenyerana nta kibazo ntabwo tugasangira hamwe twa saa sita no kuri noheli uzamutumire hafi nzaba nagiye kwitembera n'inshuti zanjye abaye byiza n'abandi bose ujyana mushiki we nawe muzaba mwajyanye gutembera mushiki we ukuntu umutinya cyose ngo nabyemera ko tujyana avuga ati reka ati niba aje ewa nanjye ntabwo ndi buze ahubwo ari akana ko kwa dafaroza hararuguru nyine noneho akantu kanegera yo kubisamo ngo kanegera ndumva ko nyine binyoroshye ndagasiba njye nkabwire mu buzima urakabwire mani ari mu buzima iyo ugiye kutureta esi izina n'ahantu hatwomoka noneho subizi ko ndasomuzonga uzi ko ntabwo bamusaba mu gikorwa cya fakazi uzi ko nawe dizayini idage mwe ngatereta izina yo wowe ntabwo turata umuntu se njyewe nireta umuntu sinagitwa ariko akazina karakubira umukobwa amanza akubiye byarakomeye cyane twigire nyine ngo kiriya kigo wabonye turagikura cyane amavuta reba amavuta ntabwo tuzihari ariko reba uyu yari abazi nambwira hano shamani nyine reba aho ngaho umugabo wacu urabona nyine mbwira ukuntu uburyo kiriya kigabo kimeze ukijyanaho nyine ubundi ukakibwira mani nyine ubundi ukagikura yesi we umva wakinura kandi kantu umva kiriya kigabo nyine uri kumva siriya ko dukodesha ntabwo tuzongera kukishyura buriya nyine hashobora ukuntu tugikura kwishyura wapi ariko twishyura ntabwira ari ko ntabona ikijama kizagiparika hano ngo mavuye biti n'iki ubundi bimeze ntabwo wakibona kizaga bwije reka da arisa aminjiza bwije uyu nguyu ntaciye ibintu ntabwo mbona hano ngo igihe cy'igipangu n'ibindi bavuga mureke wese kuba uzarebe bigira n'undi muntu ashaka kwinywera hakiri kare bro man usigaye wambara na rugabire se nazambara si ibintu yuko mama usekanaga tunaseka mubaza wowe urimo uraseka naza nambaye rugabire kubiza amafaranga tubona ntabwo tuyahaye ntabwo nakubona azakwanga mwese azanyanga ankunda nk'urupfu neyira sha neyira arakubiye bro zabana n'ahandi kera ugiye hano bafatanira birajyanye murajyanye pe ari mari ndagiye nyine sibyo kujya ndashaka kuyukira umva baramutwara irayi koboye y'amafaranga 500 arimo ugure ibisabwa nyine byari ubonye nakurumvise mukunda urabona ko adakorose umenye none uzi imico ye kiriya bita ngo ni cya kitumeri none se nyine kitumeri naramubonye imukubita imboni afite nyashi Jane ko mbona uri koze inkweto ugiye ushaka ugiye gusura kwa Edizo ewa ungiye kwa Edizo gukora iki umusura izi saha cyangwa saa 9 buriya ari amatungo yariye wanyumviye mama wanyumviye wanyumviye gira vuba amatungo yariye oya ndategetse ngo banze ujye kwarira amatungo data rero sibyo kuva kera hose narakwihanganiraga urumva narakwihanganiraga
ariko kuri iyi nshuro ho ntabwo byakunda. ndavuze ngo Mama ntabwo bikunda. kwahira reka umwana agende Ndagiye ajye hehe ahubwo natinda.